Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuwa gatandatu itariki 20 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025. Ni umunsi wa 354 w'uwo mwaka. Turacyari kuri topic ivuga ngo hitamo inshuti mu nshuti. Hitamo inshuti mu nshuti. Select friends from among friends. Hitamo inshuti mu nshuti. Ntago mbizi neza niba mwari mwarwimvira ijambo, ariko reka nongere bisubiremo yuko ni uguhitamo abantu bake mu bantu benshi. Ni ukuba ufite inshuti 10 ugahitamo 7. Ni ukuba ufite inshuti 3 ugafatamo 1 cyangwa ugafatamo 2. Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Turasoma Imigani 17:17. Haravuga ngo inshuti nyinshi zisenya inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Mu gice cyatambutse cyo twababwiye twavuze ku nshuti, ariko kuko tuba twifuza gukoresha igice dukoresha umwanya mutoya, twavuzeho gatoya. N'umunsi turavugaho umwanya mutoya, tuzakomeza tunasoza ibintu Umwuka w'Imana azakomeza kudufasha. Rero wenda inshuti twayivuzeho cyane, uze gukurikirana igice cyatambutse cya 423, kandi hanyuma tuze kubihuza n'ibi ngibi tugiye kuvuga, hanyuma yego. Reka uyu munsi wa none reka turebe inshuti ukwiye guhitamo, cyangwa se ni gute ushobora gucuzinga, ni gute ushobora guhitamo umuntu mugomba kuba mwakundana. Ni gute ushobora kumenya ko umuntu agukunda urukundo nyarwo. Hanyuma wenda bikaba byagufasha guhitamo. Hanyuma turavuga bikeya, ariko Umwuka w'Imana azakomeza kugufasha guhitamo n'ibindi, cyangwa se yego. Ukwiye gukunda inshuti cyangwa umuntu ugukundira uko uri. Umuntu ugukundira uko uri wowe, yego. Umuntu ugukunda uko uri, umuntu ugukunda mu bibazo urimo, umuntu ugukunda mu bukene urimo, umuntu ugukunda mu rugamba urimo. Uwo nguwo akenshi ibi ngibi iyo tubiciyemo bitwereka inshuti, yego. Iyo duciye muri ibi byose bitwereka inshuti. Navuze rero umuntu ugukunda mu bibazo urimo, umuntu ugukunda mu bukene bwawe, umuntu ugukunda ntacyo aguca. Rimwe na rimwe bishobora kuba byagaragaza yuko uyu muntu ari inshuti. Hanyuma kimwe mu bintu biranga inshuti nanone, ni umuntu uzakugira inama umunsi ku wundi. Ni umuntu uzakuba hafi kandi akakugira inama z'umumaro. Ni umuntu uzagufasha gutekereza kandi rimwe na rimwe byagutse. Ni umuntu uzakuba hafi. Ni umuntu uzaguha umwanya wiwe. Inshuti nyanshuti iragucyaha, yego, iragucyaha. Akenshi nubona umuntu akunda kukwereka ibintu rimwe na rimwe ukwiye kwikosoraho, kandi ikagucyahana ubugwaneza, iyo ni inshuti ukwiriye. Ni inshuti ukwiriye. Hanyuma kandi tujya tugira none izindi nshuti zihora ziduca intege, akwereka ko ntacyo wageraho, akwereka yuko ntacyo uri cyo, araguca intege, ahora agupinga, ahora agutesha agaciro, ibitekerezo byawe nta bihereza agaciro. Fata umwanya utekereze, urebe umuntu ukwiye kuguma ari inshuti mu buzima bwawe. Hanyuma nurangiza reka nkubwire ijambo, nkubwira ngo muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, kubura usigarane inshuti ukwiriye kuba wasigarana. Kuko wenda ngerageje kuvugaho gake